Luka igice cya 2 turava ku murongo wa 25. Baratubwira ngo i Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni. Uwo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Umwuka wera yari muri we. Yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo w'umwami Imana. Haleluya. Ndagira ngo mwumve neza uyu muntu witwa Simiyoni. Icyambere baratubwira ngo Simiyoni, turaza kubibona hepfo, Simiyoni yari umusaza. Igituma avuga ko yari umusaza nubwo atatubwira imyaka ye, nuko atubwira ngo mwami noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro nkuko wabivuze. Ubu mfite imyaka 63, sinshobora kubwira Imana ngo sezerera, ndumva ngifite gahunda. Kubona rero Simiyoni avuga ati noneho nsezerera nigendere, bivuga ngo Simiyoni yari ashaje, ageze mu myaka yumva ntacyo agikora ku isi. Hepfo akatubwira undi mukecuru witwaga Ana mwene Fanuweli wo mu muryango wa Sheri. Yari umukecuru wa kera, amaze gushyingirwa yamaranye n'umugabo we imyaka 7, noneho amara imyaka 84 ari umupfakazi. Bivuga ngo uyu nguyu we yari ageze ku myaka 91 ariko agitegereje ihumure rya Isirayeli. Kandi batubwira ngo uyu Ana nawe ngo yari umukiranutsi, na Simiyoni yari umukiranutsi, ndetse ngo yari yuzuye umwuka. Ariko akavuga tumva nubwo ndi umukiranutsi nkaba nuzuye umwuka, ndashaka kubona agakiza ka Isirayeli. Haleluya. Simiyoni amubonesheje amaso aravuga ati noneho mbonye agakiza ka Isirayeli. Nari umukiranutsi, nari nuzuye umwuka, none mu biganza byanjye mbonye agakiza ka Isirayeli. Bitangira kukubwira ngo agakiza kacu kari muri Yesu. Mwambwiye ngo amen. Ariko kuko icyo bari bose bari bategereje ntabwo ari ukwambara imyenda miremire, ntabwo ari ugukata imisatsi, ntabwo ari ukutambara imikufi, ntabwo ari kuba abakiranutsi ngo ube umuntu mwiza, ntabwo ari kujya mu idini. Bose bari bayifite, ndetse Ana we yabaga mu rusengero. Ariko akavuga tuva nubwo mba mu rusengero ariko ndashaka kubona Yesu. Haleluya. Ariko murabyumva nkuko mbyumva. Hari abantu benshi bamize nka Simiyoni, ni abantu beza pe, bakora ibintu byiza pe, ni abakiranutsi, ariko ntibafite Yesu, ntibafite agakiza. Hari abantu bakunda Imana, baba mu rusengero, bakora imirimo, ariko bakavuga tumva Ana aravuga ati mba mu rusengero mpora nsenga ariko ntegereje agakiza kazabonerwa muri Yesu Kristo. Noneho Simiyoni amubonye, uriya Simiyoni yari yuzuye umwuka koko, araza ngo umwuka aramukomanza aramubwira ati uzi wa wundi wari utegereje, uyu munsi bamuzanye mu rusengero, ngwino ujye kumureba. Ngo Simiyoni araza aramureba. Agahinja k'amezi nako k'iminsi 7 kari ku munsi wa 8, kaba kakiri agahinja kadafite icyerekezo. Ariko akabonye aravuga ngo ntimureba ko yari agahinja, uyu ni w'Imana yahanuye kuva kuri Adamu. Uyu ni w'Imana yabwiye Aburahamu ngo mu rubyaro rwawe hazaboneka muzabera amahanga yose umugisha. Uyu ni w'Imana yabwiye Isaka ngo mu rubyaro rwawe hazava muzabera amahanga umugisha. Uyu ni w'Imana yabwiye Yakobo ngo mu rubyaro rwawe hazava muzabera amahanga umugisha. Uyu ni w'Imana yabwiye Dawidi ngo mu rubyaro rwawe hazavamo umwami w'amahanga. Uyu ni w'Imana yavugiye mu bahanuzi. Aramuterura avuga ati yes, ubu noneho mbonye agakiza ka Isirayeli. Haleluya. So mu yandi magambo, Yesu egal agakiza, agakiza egal Yesu. Ntabwo agakiza kari mu myitwarire yanjye, agakiza kari muri Yesu. Imyitwarire yanjye ni umusaruro uva mu mibanire yanjye na Yesu, ariko agakiza bwite kari muri Yesu.